Nongeye kubasuhuza nshuti mukunda ikiganiro isi yacu nukuri ndabakunda cyane. Uyu munsi rero ngiye kubaganiriza ikintu bise kugurisha roho yawe ikuzimu. Ese wabuze ingaruka zo kugurisha roho yawe ikuzimu? Reka turebere hamwe rero ingaruka zo kugurisha roho yawe ikuzimu. Abantu benshi rero ubagurisha roho zabo ikuzimu, bakazigurisha bashaka kubona insinzi, bashaka ubukire, bashaka kuba ibirangirire, bashaka kubona icyubahiro kirenze, bashaka kumva ko bari hejuru y'abandi ku isi, bagesti bafite imbaraga zihambaye zitari nk'iz'abandi, bakemera guhara roho yabo bakayigurisha ikaba yatwarwa ikuzimu. Hari ingaruka rero ziba ku bantu bakora ibyo ngibyo. Ushobora kugenda ikuzimu bakaguha ubwo bukire ni byiza, bakaguha imbaraga ni byiza, bakaguha icyubahiro, ariko ntago wita kumenya ngo ese ibi bintu bampaye bifite garanti ingana iki. Ubwo bukire baba baguhaye hari garanti baba bufite. Ni ukuvuga ngo nimba wari kuzamara imyaka 100, icyo gihe umara imyaka 30, kuko igihe Imana yakugeneye bo baguha igihe gito kugira ngo igihe gisigaye uzagenda ujye kubakorera ikuzimu. Ni ukuvuga ngo rero ya myaka baba bagukase uzisanga baragutwaye, warapfuye ukagenda bakagutwara ikuzimu, uri gukubitirwayo ukorerwa iyicarubozi ikuzimu. Ni ukuvuga ngo nta protection y'Imana uba ugifite kuko bagurishije roho yawe. Nimba bagurishije roho yawe, Imana nta kikurebaho. Ni ukuvuga ngo nimba bamaze kukugabanyiriza igihe wari kuzabaho ku isi, cya gihe gisigaye kiba ari icyabo kuko mwaguze baguhaye icyo ushaka, nawe wabahaye icyo bashaka. Iyo umaze kugera ikuzimu rero ubaho nabi bishoboka byose. Nshuti wumva iki kiganiro, nimba utarajya muri abo bantu bagurishije roho zabo, uramenye uvuga uti nimba bampaye ibi ngibi nashakaga, njyewe niki kizaba nyuma? Ese babimpaye kubera iki? Gutanga roho gusa, ese iyo roho barayishaka iki? Nshuti zanjye, inshuti z'Imana, Imana ifite byose mu kiganza cyayo. Reka kwiruka inyuma y'ibiguruka, reka kugurisha roho Imana yaguhaye, hama hamwe Imana izi kugire neza, upfukame uyisenge uyisabe. Ntacyo yabuze, ibiri mu isi byose ni ibyayo. Urajya ikuzimu ujya gushaka iki? Nshuti bavandimwe rero, ikintu nababwira, ntago ari byiza ko wagurisha roho yawe ngo itwarwe ikuzimu, kuko iyo uyigurishije ntago Imana iba ikikwitayeho, just uba watandukanye nayo. No ku munsi w'imperuka n'ijuru ntuzaribona, kuko deja wamaze guhitamo aho ugomba kuba. Ubwo aho ugomba kubarizwa ni ikuzimu, ugomba kubaho ubabara. Ibyo byishimo baguha by'igihe gito uzabyishyura umubabaro urenze. Nshuti rero z'ikiganiro isi yacu, ni ukuri mumenye isi turiho, mumenye ibigenda muri iyi si, mumenye kwikontorora muri iyi si, mwubaha Imana. Ibindi byose bizaza ari inyongera. Murakoze cyane. Yari ikiganiro isi yacu, njye kibagejejeho ndi Mukisa nk'uko bisanzwe, cyateguwe na John. Murakoze cyane, nakagaruka.